uyu mugabo bamwita Michael Jackson, benshi ku isi bavuga ko atarasanzwe. Uyu mugabo Michael Jackson yajya gukora ibihangano bigiye bitandukanye, byinshi byarakunzwe, ibindi byasigaye mu mitima y'abantu. Michael Jackson yahombejwe na kampani bikomeye, benshi bamuvugaho ibintu bikomeye, bamwe bakaba bavuga ko yaba akiriho. Michael Jackson byinshi bimuvugwaho, harimo ibingibi yivugiye nawe, tega amatwi ubyumve. Uyu ni Michael Jackson, umuhanzi ukomeye cyane, ufite ibihangano byinshi byasigaye mu mitwe y'abantu, kandi akabikora mu gihe gitoya, akabikora neza. Uyu Michael Jackson yakoze ibitendo bigiye bitandukanye, kampani cyangwa se ariyo Sony cyangwa label yabagamo, aza gushiduka afitemo 50%, baza kumugambanira bamwe na bamwe, bakavuga ko aribo bashobora kuba baramwicishije. Ese uyu mugabo Michael Jackson bamuzizije iki? Kuki we ashobora kuba yarishwe hamwe n'abandi bahanzi? Iyi kampani n'uyu mugabo witwa Tony Matora ni izihe mbaraga afite ku buryo na leta itaba yagira ikintu imukoraho? Michael Jackson n'undi muhanzi ukomeye cyane uzwi witwa Mariah Carey, benshi baramuzi, yakoze ibihangano bigiye bikunzwe, bigakundwa n'abantu benshi cyane, ugasanga ari kuvuga na diru zakozwe n'abahanzi bakazikora bakiri abana, kampani ikabamira. Arakomeza bivuga uburyo yinjirije agatubutse iyi kampani. Umva Michael Jackson. Jackson, ijambo nagira ngo twumvemo muri iri jambo, muri speech yavugiye imbere y'imbaga y'abantu, ni iryo jambo ngo Sony. Hano yakomeje avuga ngo ati iyi kampani yitwa ngo ni Sony. Urabizi ko Sony ari kampani ikomeye, ikora ibintu bijyanye n'imyidagaduro, ihagarariye inyungu z'abahanzi bakomeye ku isi, twagiye tumenya kurusha abandi. Abenshi bagiye banyura mu biganza cyangwa se bakanyura muri iyi kampani cyangwa label yitwa Sony. Turayitwa kampani cyangwa tuyite label, ikiri butubangamire. Michael Jackson aravuga ngo iyi Sony twarakoranye ireberera inyungu zanjye. Ati Sony bakomezaga bumva ko bakomeza kumbyaza umusaruro, nabinjirije amabiliyoni n'amabiliyoni mu madolari, kuko uyu Michael Jackson murabizi ko yakoraga imiziki igakundwa. Imiziki rero yakundwaga n'iyi Sony. Ati Sony yakomeje gutekereza ko n'abandi bababyinnyi babahanzi bakomeza babyaza umusaruro bo nta kintu bafataho, ariko ntago batekerezaga ko umunsi umwe bazicara basanze nakangutse namenye ubwenge. Ibya Michael Jackson turaba tubigarukaho nyuma. Icyo nagira ngo tugarukeho aka kanya ni iki kigo yavuzemo muri iyi speech yiwe. Iki kigo cyitwa Sony cyangwa se ukite label. Iki kigo cyitwa Sony cyangwa company, wavuga label uko ubyita byose, ireberera inyungu z'abantu babahanzi akenshi, igatunganya amafilimi. Uzagenda ubona ibikoresho bimwe na bimwe byanditseho Sony. Ni company ikomeye y'umugabo bita Tony Matora. Uyu Tony Matora ni muntu ki? Usanga Tony Matora, ariko reka tugende tubyinjiramo, ngende nkwereka uyu Tony Matora niki asobanuye imbere ya Michael Jackson. Michael Jackson wavuze ko ari we Sekibi kuzimu. Ibi byose tugiye kugenda mbavira imuzi n'umuzingo. Reba hasi urebe ko wakoze subscribe, tujye tubana 5 kuri 5. Ni KBH nk'ibisanzwe. Uyu Michael Jackson yakomeje agenda avuga kuri iyi Sony kari imwe muri kampani ziba zihagarariye inyungu z'abahanzi, ariko ugasanga bagiye babasubiza inyuma. Akenshi ugasanga n'abahanzi bagenda batinya iyi label yitwa Sony cyangwa se iyi company. Ese kuki abahanzi batinya Sony? Ukajya kumva nk'umustar aravuze ngo Sony ndayitinya sinayikorera. Iyi Sony rero mwumva bavuga yitwa Tony Matora. Turaza kugaruka ku muhanzi w'icyamamare bita Mariah Carey. Uyu Mariah Carey muramuzi, yakoze indirimbo nyinshi cyane,
zagiye zinakundwa. Turaza no kugenda tugaruka ku bandi bahanzi bagiye bakundwa cyane ku isi, ikibazo cyabo bagiye bahuriraho cyo kuba batinya iyi kampani yitwa Sony, kandi iri muri kampani zikomeye, kandi na buri muhanzi wese ufite izina rikomeye aba yumva yakorana na kampani ikomeye, kuko niyo ishobora kuba yahaza n'ibyifuzo byiwe. Uyu Tony Matora niwe nyiri owner w'iyi Sony, iyi kampani. Ubu usanga iyi kampani ifite ibintu bigiye bitandukanye igenda ikora, ugasanga ifite uruganda rwa telefone, ifite uruganda rukora amapiyano, ifite uruganda rukora ibiki byose n'amasharijeri, buri kimwe cyose kijyanye na electronique. Ndakeka n'amamashini muzagenda muyabona ya Sony, muzagenda mubona ibikoresho byinshi bya Sony. Ni ukuvuga ngo nyirona n'uyu Tony Matora ariwe Michael Jackson yavuga ngo ni Sekibi. Ubundi umuntu ugiye kujya muri lebo, turaza kureba yungukira he, n'iki lebo imufasha muri ibyo byose, lebo imufashamo, lebo ye yungukira he cyangwa se umuhanzi wakungukira he. Uyu rero Tony Matora wari uhagarariye uyu Mariah Carey, Michael Jackson, hari n'umuntu w'umuhanzi wundi witwa Kesha yaje kujyanwa mu rukiko, Kesha yaje kujyana mu rukiko iyi kampani yitwa ngo ni Sony. Abaturage bose bari buzuye hanze nyuma y'urukiko bigaragambya bavuga ngo niba bohora uyu muhanzi agende asohoke muri kampani agiye gukora ku giti cyiwe. Abaturage bari manukiye bagenda ku rukiko aho urubanza rwari ruri kubera rw'uyu Kesha. Ni za 2010 kuzamura kugeza na za 2016, ugasanga n'ubundi umuntu biri inyuma n'uyu Tony Matora. Iyi kampani irakuzitira ku buryo kampani yawe irangira burundu, ukagenda ukavetera ku buryo nta yindi ndirimbo uzongera gusobora ubuzima bwawe bwose, kariyeri yawe ikarangira. Abafana bari kureba, abafana barabyutse bajya ku rukiko, bajya kwigaragambya, baravuga ngo iyi kampani yitwa Sony nireke Kesha yigendere ajye gukora ku giti cyiwe. Mu mwaka w'1993 kuzamuka, umuhanzi wari icyamamare kugeza na n'uyu munsi ryanze kuva mu mitwe y'abantu. Ijwi ryiwe yari afite ijwi ryiza. Uyu muhanzi bamwitaga Mariah Carey na n'uyu munsi wera icyo gihe yabayeho ubuzima bubi. Twebwe twari tuzi ko yari umusitari, ari umuhitinsi atwika, ariko yabaruga ari umuntu utasohoka adafite aba bodyguard, atimbagurwa mu rugo. Ni ukuvuga ngo yari abayeho ubuzima bubi cyane kugeza naho yifuje kuba yakiyahura. Uyu Mariah Carey nawe nta jambo yari afite, kandi ari umusitari ufite n'amafaranga, bitewe n'iki yarakingiwe n'uyu muyobozi witwa Tony Matora, ari we nyiri iki kigo Sony, cyangwa se iyi lebo ya Sony, ari ihagararira abahanzi mu nyungu zabo. Uyu Tony Matora bishatse kuvuga ko we yari nk'umugabo wa Mariah Carey, akanamumanaginga. Gutyo waba ufite umugabo akumanaginga afite kampani, wowe uri n'umuhanzi. Ni ukuvuga ngo umwe mu bahanzi bari bakomeye mu 1986 mu bahanzi bari bakomeye muri uyu muziki, uyu muhanzi yaravuze ngo ari ukujya ndirimba indirimbo zikomeze zicuruzwe na Sony, mpisemo kubireka, mpisemo kuhagarika umuziki burundu. Kuki bahanzi b'ibyamamare banga iyi lebo ya Sony, basigaye bayitinya, banga kuba bakorana nayo, kandi ari babahanzi bafite amazina banze gukorana n'iyi kampani. Kandi buri muhanzi nk'uko natangiye mbibabwira, ubusanga umuhanzi yifuza kuba yakorana na kampani ifite amafaranga menshi cyane. Ni ukuvuga ngo umuhanzi wese ukomeye ntago abashishikajwe no kuba yakorana na lebo ya Sony. Ese ubundi lebo yangiza tara y'umuhanzi gute, cyangwa ikaba yamwicira opportunity nyinshi gute, cyangwa ikamwangiriza ubuzima gute? Ubu nibyo tugiye kugenda tureba dusobanukirwe. Ese lebo umuhanzi imufasha iki, umuhanzi yungukira he, ese bimeze gute? Ko twakabaye tuzi ko lebo ari ifasha umuhanzi kugira abarenze. Kubera icyo abahanzi benshi batandukanye bagiye bajya mu nkiko bigahura n'ibibazo bimwe, bose bari mu kintu kimwe, kandi ugasanga uwo bahanganye n'ubundi ni Sony, ni ya lebo. Iyo Sony ni nyabaki. Ubundi iyo uri muri New York, ni etage nziza ubona nziza cyane ya beto y'ibirahure, uru etage runini cyane pe, barakubwira ngo kiriya nicyo cyiciro
cya Sony. Uravuga ngo iki kigo ahantu gikorera ntabwo hasanzwe, ariko nyuma y'ibyo bikuta muri ofisi n'imipango ikorerwa muri Sony, abenshi babyita ngo ni ubugizi bwa nabi, ni ukwica rubozo, ndetse ni ubujura buhambaye, ndetse ni ukwangiza impano z'abahanzi benshi. Michael Jackson we ntiyatinye no kuvuga ngo iyi kampani ni Sony, ntabwo yatinye kuvuga ko umukuru wayo ari umushitani cyangwa se uwo wakita ngo ni sekibi, ni devil, niryo jambo ubundi yakoresheje. Uyu Michael Jackson nawe yari afite imigabane myinshi muri Sony, n'igihe cyaragize ashaka kwegukana iyi Sony. Iki kigo ikorerwa, iki kigo cya Sony gifite icyicaro gikuru New York, gitegura imiziki, uzabona cyateguye n'amafilimi. Iki kigo nyine twemera tuba tuvuga ngo iki kigo uko bagituka cyose, iri jambo Sony, imiziki twumva ku isi ubusanga iyifitemo uruhare. Iyi Sony Music mbere na mbere tugomba kwemera ko iki kigo kirenze, tukemera ko iyi ariyo kampani ya kabiri ikomeye ku isi ifite n'amafaranga menshi ku isi, kuko ntabwo iyi kampani yabitegura imiziki myinshi ugasanga nk'imiziki myinshi bikomeye ku isi y'abahanzi bagiye bakomeye nka 60% cyangwa 65%. Iki kigo ngo ni kampani ya Sony kibigiramo uruhare, abe mu bintu bijyanye n'amafilimi, mu bintu bijyanye n'ibikoresho bya electronique, uzabona Sony iza ku mwanya wa gatatu cyangwa se wa kabiri. Iyi Sony rero ntuyumve ugire ngo ni kampani yoroshye, nayo ni kampani ikomeye. Byagenze gute rero? No kuvuga ngo iyi kampani, ubundi abahanzi kuba washyira hasi kampani biragoye cyane. Iyi Sony Music niyo yaje kubyara icyo bita Columbia Records. Mujya mubibona itegura n'amafilimi yi Columbia. RCA nayo ni ya Tony Matora, iri under the company ya Sony, iri munsi kwanza, iri mu biganza bya Sony. Nko kuvuga Sony ni kampani yashinze indi kampani, kugira ubyumve neza. Iyi Columbia Pictures, RCA ni ukuvuga ngo RCA yakoreye muri iyi lebo ibintu byose yari iri muri Sony. Ni ukuvuga ngo iyi lebo ya Sony niyo yakoze amateka menshi ya Michael Jackson, niho yakorewe, nibo bamuremye nyine, niyo lebo yanyuzemo. Na Michael Jackson niho yakoreye ibitendo, indirimbo ziba nyinshi, mwagendaga mubona amavideo ukuntu shoot, ibintu byose mujya mubireba ukuntu ishusho, ijwi na promotion. Ubundi nicyo akenshi kampani uzasanga igenda ifashaho umuhanzi. Iyi Sony yari ibyihishe inyuma. Iyo ukoranye n'iyi kampani uratangira ugacuruza ukabona amafaranga, mbega iyo uri umuhanzi ugakorana na kampani ikomeye nk'ibisanzwe nk'uko nabibabwiye, icyo gihe uba wumva nyine ko nawe watangiye gufata ku mafaranga. Ariko kuki abahanzi batinya Sony? Kuki kampani ya Sony igenda ifata uturebo duto ugasanga yagiye yegeranya nk'uburebo baba bufite nk'abanzi bahanyanyaza, ikabukubita amafaranga menshi, ugasanga nyiri ya kampani ya rebo yaguze, tuvuge nk'akarebo kagifite izina ritoya, iyi Sony yaragiye ikakubita ibiceri, nyirakaragagatanga asigaye ameze nk'akamanaginga. Kandi iyi kampani ahantu ibera akasamutwe yo ubusanga akenshi amasezerano bagira n'abahanzi babatega imitego, ugasanga umuhanzi nk'ayo masezerano yasinye akifitiye inzara, ataramenya, atasobanukiwe n'ibintu by'amategeko, ugasanga apfuye gusinya yumvise ko bagiye kumukubita ibiceri byinshi, ariko ugasanga ubuzima bwe n'ubundi niho burangiriye mu bintu yasinyiye atazi byose. Ugasanga uko wambara, aho ujya, ukurya, ugasanga byose wabisinye muri ya nyandiko, muri ya deals wagiranye na ya rebo yawe ikumanaginga, iguhereza amafaranga ushaka, ariko nabo bagenda bashyiramo clause nyinshi cyane, uzasanga zikuzitira. Ugasanga niyo mpamvu uzumva ngo abahanzi benshi bagurishije ubugingo bwabo. Akenshi ni iki kintu baba bavuga, ukumva ngo umuhanzi aba muri Illuminati. Ubusanga noneho ba bantu ba nyiri bya bigo ari abantu akenshi Michael Jackson yagiye abita ngo ni ba sekibi. Ugasanga nk'umukuru wa Sony, uyu Tony Matora n'ubundi bamwita sekibi,
bafite n'ukuntu bakora ibintu by'imigenzo, muzagenda mubyumva cyane no muri fayiro ya Epstein mwarabyumvishije, muzagenda mubyumva cyane cyane cyane. Ibyaba ba stari, ibyaba bose akenshi baba bifite n'ahantu bihuriye n'imyuka mibi, ugasanga noneho muri closed washyizeho mu masezerano, ugasanga araho bakubujije kutazigera uvuga Yesu, kutazigera uvuga Imana, ugasanga muri iyo deal bagusinyishije bagwaye amafaranga ushaka, ariko nawe bazagukoresha icyo bashaka. Sometimes unasange ya mafaranga baguhereza nta kintu akumariye, ahubwo ari kukwangiriza ubuzima. Ni ukuvuga ngo iyi Sony igenda ifata utundi turebo ikagenda nyine itokirita, ugasanga nko ku rundi ruhande rwo hejuru ya rebo iri hejuru Sony ikoresha twa turebo two hasi. Babahanzi bari muri twa turebo two hasi bakaba bicaye bazi ko bakorana na twa turebo bakoranaga, ariko by'umwihariko hari ikindi cy'iki giant wa muhanzi atazi kabamo kiri hejuru kirwa Sony, kikazajya kimira impano za wa mwana rero ugasanga imiziki akora n'amafaranga Sony yimwinjirizaho we ntacyo abona, kuko yakoranye deal na twa turebo dutoya, kandi iyo rebo nini icuruza imiziki ye kuko ya rebo yaguze ka karebo gatoya. Aka kantu banza ugasobanukiwe wongera ugasubiza inyuma neza. Ni ukuvuga ngo Sony ikintu igenda igakora, iragenda ikagura karebo gatoya. Ako karebo gatoya wa muhanzi urimo ufite impano, ukakoze indirimbo, ukakoze buri projet yose aba afite, niyo ikiri muri studio. No kuvuga ngo Sony igiye igura rebo ikayigurana n'ibyayo, n'indirimbo yigeze ikora n'abahanzi ikagurira hamwe. Mbega nyiri company nta kintu agendana, rebo irishyurwa byose, indirimbo, abahanzi, ibintu byose ubusanga rebo utuntu tw'utudirizi bigenda ifite, Sony iraza ikabyishyura byose, bakagukubita inote ukavamo. Ni gutyo Sony ikora, and then ugakomeza ukamanaginga nk'ibyo bihangano by'abo bahanzi bawe, ariko ya miziki n'ubundi Sony ikajya kuyicuruza. Iyo umaze kuba umuntu ukomeye, ugasanga umaze kuba umuntu ukomeye, indirimbo zawe zaracurujwe, uramenyekana, uri umuhanzi w'igitangaza, urakunzwe, uri gucuruza, ariko kubera ya deal wasinyanye na kaga company gatoya nta kintu uri kubonaho. Sony iri gucuruza indirimbo zawe ikazicuruza amafaranga menshi, wowe wakoranye deal na company ntoya, deal mwakoranye yari irimo ubufaranga bukeya, kuko ubundi company nini ariyo Sony yo nizakubyaza umusaruro, ariko wowe ntacyo uzabonaho. Naho ngaho Sony muzagenda mwumva n'andi makampani menshi muri Amerika, ugasanga umuhanzi ugenda umubona ku ifoto agenda mu modoka nziza, ariko ugasanga nawe ntabwo yayigurira, ahubwo ni bya bindi by'agatwiko katinjiza k'ifoto bya company kugira babakubitire mu gafuka. No kuvuga ngo iyo bagutwaye bakugurana na company, iyi Sony ifite imbaraga zikomeye cyane, ariko se ni ku kihe kiguzi? Ni ukuvuga ngo hari abahanzi bagomba kubigenderamo. Ubundi bitangira gute kugira umuhanzi azagirana ibibazo nk'iyi rebo nka Sony? Usanga ari umuhanzi wari ukiri muto, wifite nk'impano yo kuririmba, nka kuri Michael Jackson yari akiri umwana muto yifite nk'impano yo kuririmba, company yaba ikimubona, yamara kubona wa mwana afite impano ikamufatiranya, ikamujyana, ikamukoresha, bamusinyishije ya masezerano, ukayasinyanya inzara nawe unyumvira icyo kintu, ukayasinyira inzara. Ababyeyi bawe kwa kundi uvuga ngo ari umuntu umpagarariye, ni ukuvuga ngo iyo uri umwana muto, Michael Jackson ubundi yatangiye umuziki akiri mutoya, ariko ukagenda azamuka bitewe n'impano yiwe. Company yaje kumwegera, ishobora kuba yarakoranye n'amasezerano niwabo bifitiye inzara, iwabo bagasinya, bakumva ni miliyoni z'amadolari, ariko bakaba batazi ko umwana wabo bamutanze. Ni ukuvuga ngo ya masezerano wa mwana, hari indirimbo muri closed bashyiramo, ugasanga azabakora nk'indirimbo 500, indirimbo 1000, ugasanga indirimbo 1000 mu myaka ingahe, kandi ugasanga rebo yo ishobora kuba yakunaniza, wakora indirimbo ikayanga, ikavuga indirimbo irasibwa, urongera ukora indi ndirimbo. Unyumvira icyo kintu nawe. Ntabwo umuntu w'umuhanzi ukiri mutoya
kwanza abahanzi bose bakiri batoya baba bifitemo kwiyumvamo ko bazakora ibintu birenze, ariko bagashaka rebo zizabashyigikira, icyo kigo nyine kikaba cyagufasha impano yawe ikazamuka. n'ahandi uzasanga Sony rero izagenda ifata abana benshi ikabasinyisha kontra, ugasanga iri kugenda ikwereka ko isi yose igiye kubigushyira mu biganza, amateka yawe ahindutse, bagiye kugukundira mu abantu bagiye kukumenya. za ndoto waririmbaga ukumva ibintu byiyumvira, ariko ukavuga ubu ngubu isi yose igiye kunyumva, mpuye n'umubyeyi, nawe ugasinya wihuta. gusa uko ugenda ufashwa na ya rebo, izina ryawe riragenda rikaba rinini cyane ewana, n'izina ryawe rigakomera ewana, ukomeye cyane. ya rebo nyine ibyo byose biba byaraturutse muri ya rebo. abahanzi uko bagenda baba banini cyane, binjiza amafaranga menshi, iyo bamaze kugera hejuru bamara kuvuga ngo njyewe ntabwo nkiri wa mwana mwazamuye, njye nkwiye kuba mfite amafaranga yanjye, nkwiye kuba mfite kontroli ku mafaranga ninjije, nkunze nshaka kuba mfite ibintu byose, kontroli nyine ku bikorwa byiwe byose. kwa kundi umara gukura ukumva ariko papa uba umaze kumera nka wa mwana ubwira iwabo, ariko papa umutungo wanjye uri he, njye gukora na njye gutunga urugo rwanjye. rebo rero abahanzi benshi iyo bari muri rebo icyo kintu gikunze kubabaho, ugasanga nk'umuhanzi yamaze kugera hejuru, kwa kundi izina ryiwe riba rimaze kugera hejuru, umuhanzi abwira rebo nkeneye guhagarika gukorana namwe, nkeneye kujya kwikorera nanjye ngakotorora ibikorwa byanjye. akenshi uzasanga iyi Sony, hano turi kuvuga kuri Sony gusa, agatangira kujya mu mibare wa muhanzi, agatangira kubaza ngo ese hinjira bingana iki, kuki mfata ibi ngibi, ahubwo mwebwe nka rebo mwebwe mugafata ibi ngibi, kuko ibihangano ni ibyanjye, mwebwe icyo munkorera ni promotion, tukazajya tubarana gutya. umuhanzi wese uzasanga muri izi rebo baramufasha kenshi akiri mutoya, iyo amaze gukora nawe amaze kugira izina ewana, atangira kwiyumva, agatangira kubona twa dufaranga bamuhaga ari ntica ntikize. gutyo rero akababwira gutyo, agatangira kubabwira kuko sigaye ndi na munini cyane, mwakabaye mufata ibi, namwe mugafata ibi, mwebwe mufata byinshi. abahanzi rero iyo batangiye gukanguka, batangiye gutekereza kwinjiza agatubutse, kampani ikintu bakorera ibashyira hasi. byatangiye kugaragara yuko kampani batangiye bakorana nayo, batangiye kubona iyo zorebo zose bagiye banyuramo ko zatangiye kubarya. igihe kiragera aho muhanzi hariho hose, na ba Justin Bieber muzababona baraveteye. ibyo rero byatewe na kampani. burani muzajye mubona bari abahanzi, ukabona umuhanzi nka Justin Bieber wari ukunzwe ewan, ugasanga wa muhanzi yashyizwe hasi na kampani, afitanye deal na kampani yamusinyishije, ugasanga utaruzuza nk'indirimbo 1000 cyangwa 2000 bitewe n'amafaranga iwanyu bagwaye, bakumva ni ibintu byoroshye. kandi na kampani nayo ubwayo ishobora kuba yasiba indirimbo yawe ikanayishyira hanze ibishaka. ubundi ibintu bijyanye n'imiziki, kampani nitangaza igihe indirimbo yawe izasohokera, ni nayishyira hanze. ugasanga nyine ibintu byinshi bagutegeka uko wambara, uko urya, aho utura. none sometimes ugasanga bagusinyishije n'amasezerano bitewe n'abayagusinyiye, cyangwa ari ababyeyi bawe cyangwa ari wowe, bitewe n'ukuntu wari ungana, utarashyizemo gushishoza cyane. ugasanga noneho bagutegetse no kuzambara. akenshi uzasanga abahanzi benshi bakamwambika ibintu by'ubwambure, ariko akenshi biba byaratewe na ya deal, ntabwo aba ari ubushake bwiwe kuri umuhanzi. muri aba bahanzi muba mubona b'ibikomerezwa, uba usanga benshi bamanagingwa n'amakampani, kandi amakampani niyo abakontorora muri bya bintu byose, ku myambarire, video uko ibizi bimeze byose, nta kintu wabihinduraho. kampani niko iba yabitegetse. sometimes muzanabona harimo ibintu byo kublaminga Jesus, kuko ubu uzasanga ubundi izi kampani abenshi bazita ni nk'abagenti ba Sekibi. ugasanga abahanzi bose ubundi ikintu utaramenya kuri iyi si, ikintu bita umuziki urayoboye, ariko ugasanga za kampani n'ubundi ibintu zikora n'ubundi nta hantu bitandukaniye n'ibya Sekibi. nuko izi kampani zigenda zangiza ubuzima bwa benshi, hari nabo benshi bazifuza no kwiyahura bakava muri izi kampani ziba managinga. aba bahanzi rero batangira gutekereza ngo
ese ubundi nta kuntu twatangira gufata amafaranga yacu tugafata agafaranga gafatika, ubundi kampani ikimara kumva atangiye guca akenge nitangira kukwereka isura ya nyayo dutangira twumva uyu Michael Jackson avuga ngo iyi kampani ya Sony ni amadayimoni. Utangira iyi kampani ishaka kugufasha, ariko iyo umaze kugera hejuru, umaze kuba icyamamare gikuru, utangiye kubaza imibare y'amafaranga winjiza, mutangire mubarane bundi bushya, kuko uko bagufasha imba warafataga ibihumbi 15 mu myaka 5 ishize, n'ubu umuhanzi munini cyane, ntabwo nyuma y'imyaka 5 uzakomeza gufata ibyo bihumbi 15. Noneho kampani yo ikabishaka yuko wowe ukomeza gufata bya 15, itangiye kubaza andari hehe, nafataga 15 nkiri umuhanzi mutoya, maze gukura ni mu mpindurire munshyire kuri aya ngaya, kuko nanjye ndi umuhanzi mukuru ufite izina rikomeye. Kampani aho ngaho ikwereka isura yayo ya nyayo. Aho kampani igenda yakwereka ko ishobora kukurangiza, ugashobora kwisanga hahandi wavuye mu nzara, ubuzima bwawe bwose bujyanye na kariyeri yawe ikarangirira aho ngaho. No kuvuga ngo apana bimwe bagenda bavuga ngo ni ibihuha, ni ibintu tugenda biri mu nzandiko, muri rekodi zo mu nkiko, abahanzi batanze ibimenyetso, ni ibimenyetso bifatika. Ibintu tugiye kuvugira aha ngaha ni ibintu biri muri rekodi mu itangazamakuru hirya no hino, mu birego byagiye biregwa n'iyi Sony. Twagiye tubyegeranya, ubu tugiye kugenda tubinyuramo, apana ibintu byo kugenda mu kigare, apana hano twebwe tugira umurongo tugenderaho, apana bimwe byo kugenda duhimba amakuru. No, iyi nkuru irizewe. Tugiye kugenda tureba akantu kamwe ku kandi, ukuntu iki kigo cyitwa ngo ni Sony cyagiye gifata abahanzi kikazishyingura, kigafata indirimbo n'abahanzi bazo kikabashyingura, ndetse bagashingura kuri ya protokole wa muhanzi aza agifite inzara bakayimutegeramo, iyi kontra ikagenda ikamubera gereza, atazigera yifanamo ubuzima bwe bwose. Izo ni imbogamizi abahanzi bagiye bahura nazo zose, kandi ku isi yose, apana kuvuga ngo mu Rwanda, aho ni ku isi yose. Aho umuhanzi agenda afite inzara, ngende umfashe umenyekane, bamara kugusinyisha imeze nkaho igiye kukugira umucakare ubuzima bwawe bwose, iyi kontra ikazatuma ubaho ubuzima bwawe bwose wicuza, utazigera uyikuramo, ukamera nkaho ukiba muri gereza ya kontra. Iyi nkuru tujye kureba ni Sony itifuza kuba wamenya ko wowe wamenya, Sony itifuza kuba wowe wayimenya, bitewe nuko iyo nkuru ishingiye ko iterambere bagezeho ishingiye ku mfu z'abahanzi, amarira y'abahanzi, uburyo bagiye basozamo abahanzi ba managing. Turahera ku cyamamare cya mbere mu mateka kigeze kibaho kuri iyi si, avuyeho abo ba Yesu, abefruwesa babayeho, bande ba Muhammad, bijyanye n'imiziki. Sinzi ko ari undi muntu wigeze ugira influence nini cyane kurusha Michael Jackson. Michael Jackson bavuga ko ari we mugabo entertainer wigeze uba, kuko Michael Jackson wasangaga ari umuntu ukora igitaramo ugasanga yakubise stade mu masaha 2, amatike arenga 500,000 yamaze gushira ku isoko nyisaha imwe. Ubundi ibyo ni ibintu bitaba bisanzwe, amatike 300,000 akabaragurishijwe nyisaha imwe. Uwo ni Michael Jackson ku entertaining abantu, uburyo yakoraga performing kuri stage, ugasanga ni umwami wa pop, bundi niko bamwitaga Michael Jackson. Ubundi twagiye tumubona gutyo, ariko uwo ntabwo tuzi neza uburyo Michael Jackson ukuntu yari abayeho nabi, abayeho mu gahinda, afite uhungabana muri we biterwa n'iyo kampani yitwaga na Sony. Gusa ntabwo byatangiye nabi. Michael Jackson ubundi yagiranye umubano mwiza n'iyi kampani ngo ni Sony, babana neza. Ikigo cyarindaga inyungu ze pe, akinjirizaga ibiceri byinshi, akinjiriza amamiliyari menshi y'amadolari. Michael Jackson ubundi yatangiye kugenda azamuka gake gake, kuko uyu ni umwana wakuriye muri iyi kampani yitwa Sony, yayikuriyemo ari umuhanzi muri za 70 mu mwaka, muri za 70-80. Michael Jackson yakoranaga n'iyi lebo yitwa Epic. Iyi Epic niho yakoraga indirimbo ze zose, ibihangano byose. Ubundi iyi Epic niyo Michael Jackson yatangiranye nayo
asinyamo nyine niyo kwanza niyo hambere yatangiye gukorera umuziki wiwe byeruye. Gusa mu mwaka w'1988 iyi lebo yitwa ngo ni Epic yaje kuba yagurwa na Sony Music, ya company tugira ngo tuganireho uyu munsi. Ya Sony Music muri 88 yaje kugura iyi Epic Michael Jackson yabarizwagamo. No kuvuga ngo nimba Sony iguze Epic irayigurana na kontra zose n'abahanzi bose barimo, kuko babahanzi barakoranye deal na Epic. No kuvuga ngo Sony kuguze uri rebiri hasi ikugurana n'abahanzi bawe bose. Iyo Epic abahanzi bose bahise kubisanga muri Sony, na gutyo nyine Michael Jackson yahise yisanga muri iyo company ya Sony. Ubundi ntabwo yatangiye yinjira muri Sony imurokrise, no, Sony yaguze Epic irimo baba Michael Jackson n'abandi bahanzi, ugasanga ya diru kuko ka karebo kari gatoya gafite izina ritoya, ibyo gakora n'ubundi karinjiza ibiceri bikeya kanahembe babandi batoya, ariko ugasanga ya rebo iguze ka karebo gatoya. Iyi ni rebo nini iracuruza cyane, ikintu cyose gicurujwe kirakundwa, bya bihangano by'ababanzi batoya bari muri ya rebo ntoya biguriwe hamwe nabo. Ya rebo sasa Sony itangiye gucuruza ibintu byabo, bari kubona ibiceri byinshi muri company, ariko umuhanzi we nta kintu ari gutoramo muri iyo diru yakoranye niyo company ntoya, ariko imiziki gacuruzwa na ya company nini, na gutyo Michael Jackson bose bisanga muri urwo rugobo. Ni gutyo rero Sony igura izo company ntoya. Gusa muri iyo myaka muri za 88 Michael Jackson n'ubundi yari umusitari uhambaye cyane munini ku isi ukomeye, bitewe n'amarubumu yari yaramaze gukora mbere yaho, ibihangano yari amaze gushyira hanze n'ubundi byamwemereraga kuba ari umuhanzi ukomeye ku isi ufite n'amafaranga menshi ku isi. Michael Jackson bamaze kugura iyo Epic, iyo Epic nyine we niyo ibarizwagamo. Iyo Sony maze kugura iyo Epic, Michael Jackson amaze kwisanga muri Sony, ibintu byose yumvaga ari fresh. Yaratangiye nyine gukorana na Sony, atangiye gukora ibitendo ya Sony nyine. Urumva ko yaguze Epic, Michael Jackson yatangiye none gukora umuziki neza byenyewe, na company ifite amafaranga, byahise byiyongeraho izina rizamuka kurusha. Gusa 1989 bitewe n'amafaranga Michael Jackson yarari kwinjiza, yaramaze kwinjira muri Sony, yamaze gufata miliyoni ze 47 z'idolari, agura kataloge, agura ibihangano bye byose bya groupe y'umuziki yigeze iba yihambaye. Iyo yitwaga Ditos ni abahanzi nyine bari barishyize hamwe nyine ni indirimbo zakunzwe na nubu, ni groupe yaririmbaga neza na nubu. Usanga abantu izo hanze nyine mu bihugu byanzu, ubusanga n'ubundi izo alubumu n'ubundi ari alubumu zikigurwa. Izo alubumu rero zaje kuba zagurwa n'uyu Michael Jackson, ya alubumu zose ibyo bihangano bya Beatles. Michael Jackson ibyo byose yarabikoze mu 1989 ahita agura catalog z'ibi bihangano bya Beatles. Aravuga ngo ubu ngubu ibi bihangano bibaye ibyanjye, nanjye nzajya nicururiza, nzajya mbicuruza. Ariko Michael Jackson akimara kugura iyo catalog yahise agira ownership ya publishing ya company yitwaga ATV Music. Ni ukuvuga ngo ATV Music yahise imera nkaho ibayiye bitewe n'ukuntu yari amaze kugura iyo catalogue kuri miliyoni 47. Ibyo byahise bituma mu mwaka w'1945 Michael Jackson yakomeje gukorana na ya company, babanye neza, ayinjiriza amafaranga. Byaje kuba ngombwa ko iyi company yitwa ngo ni Sony agahuza imbaraga. Iyi company yahuje imbaraga na Michael Jackson. Baje kubwira Michael Jackson ngo ntabwo ukiri umuhanzi gusa ufite kontra muri twe, ahubwo ugiye kuba umufatanyabikorwa. Bahita bahuza imbaraga, hahita habaho icyitwa ngo Sony ATV Music Publishing, bihita biba ikintu kimwe. Michael Jackson icyo gihe yahise ko
aba umufatanyabikorwa wa Sony. Ni ukuvuga ngo Michael Jackson ntabwo yari afite ngo ibihanzi bya Beatles gusa, ahubwo yari amaze kuba ngo umuhanzi ukomeye, akaba n'umunyamigabane muri iyi kampani ya Sony. Kuba udafitemo 50% muri Sony ATV, Michael Jackson yari afitemo 50%. Ni ukuvuga ngo Michael Jackson muri iyi kampani nawe yari umukire, kuko iyi kampani ya Sony Michael Jackson yari ayifitemo 50% bitewe n'iyo ATV yaje kuba yahuza imbaraga n'iyi Sony. Usanga Michael Jackson nawe ahise ajya ku kasongero, atangiye kubarirwa mu babosi. Mu mwaka w'2001 byose bijya gupfa byagenze gute? Michael Jackson wari usanzwe ubana neza n'iyi Sony, ariko Michael Jackson haburagaho gato kontra yiwe irangire mu mwaka w'2001. Kampani nyine asozanye kontra na Sony, kampani ya Sony irangizanya kontra na Michael Jackson. Muri 2001 Michael Jackson yari afite album yitwa Invisible. Iyi album niko Michael Jackson ntabwo nayisora, kandi kampani kontra yanjye yangira kontra yanjye yenda kurangira muri Sony, aravuga ngo reka iyi album izasohoke kontra yanjye yarangiye, nanjye nibwo nzayiryamo agatubutse, nzayiryamo ibiceri birenze. Ariko se wowe nawe wabikora? Ibyo biceri nyine uba wumva kontra igiye kurangira kandi ari album iri hanze irenze, nawe ufite amafaranga. Michael Jackson ni umuntu wajyaga gusohora album, abantu isi yose itegereje album. Ndakeka buri wese ahanga nta muntu utazi ibitendo Michael Jackson yakoze muri za 90, za 80 na za 2000. Na n'ubu ngubu imiziki ya Michael Jackson iri mu miziki yinjiza agatubutse. Nimvuga ngo isi yose, wumve ngo isi yose, apani igice kumva Afrika, no, imigabane yose. Ukuntu baguraga album nk'abagura amasuka ikamusigira amamiliyoni n'amamiliyoni. Icyo gihe Michael Jackson yatunganyije album yitwa Invisible, yanga kuyisohora, aravuga ngo iyi kontra yanjye kontra yanjye igiye gusohoka, igiye kurangira. Iyi kontra nirangira nzasohora iyi album ibiceri mbirye byonyine. Sony nayo ibyo bintu kibyumva, ibyo bintu birayirakaza, ariko Sony iravuga ngo umuginga ari kwirindiriza kontra ibanza irangire agende yasohora iri album ibiceri abirye wenyine, kandi uyu muginga akiri amezi yacu tukiri gukorana. Sony niyo yashakaga Michael Jackson asohora album ibiceri n'ubundi babigaburi. Michael Jackson nawe kandi yari yavuze yuko ibiceri agomba kubirya wenyine. Sony ubundi avuga ko ibyo biceri nawe akagombye kuba iri kuyaryaho. Ibiceri byo kumera by'iyo kontra ya Michael Jackson byaramubabaje byatari. Michael Jackson yaje kugenda yicarana n'uyu muyobozi wa Sony witwa Tony Matora. Uyu Tony Matora aramubwira rero, twarakoranye neza, igihe kirageze iyi album tuyisohore, mwufashe no kuyamamaze, tuye publishing, ariko nanjye hari ikintu ngomba, tugiye mu nyandiko hari ikintu mugomba kumfasha, tugiye mu nyandiko nyine mufite inshingano zo kumfasha ibi bintu mwabikora. Icyo gihe nyine Michael Jackson yabwiraga iyi kampani yitwa Sony